umuyobozi wa gahunda. Reka dushime Imana twese ko tugiriwe ubuntu webwe abari muri iyi migabane, kuko warusenze yarabivuze burakeye, ariko n'ahandi burije, n'ahandi ni ku manywa. Twese abahuriye kuri uyu murongo tukaba tugiriwe ubuntu n'Imana yo mu ijuru yatuzukije, twebwe ababyutse n'abandi yabirije. Ntacyo twakora ngo uyu mugisha wigezeho ku bushake bwacu n'imbaraga zacu, ariko tubiheshwa n'Imana. Amen. Kuba yatuzukije, kuba idutijije uyu mwuka duhaye tuvuga, reka tuyishimire. Yego. Kandi tuyishimire ko itumuritse ubwiza bwayo. Abantu bangana gutya, abantu basaga 100, kuba duhuriye kuri uyu murongo wacu Imana yaduhaye kugira ngo twibukanye ko turi mu rugendo. Yego. Twibukanye ko iwacu ni mu ijuru. Twibukanye ko dufitanye amasezerano na Yesu. Yego. Icya kabiri dushimira Imana ni umugisha twagiriwe muri Riyinga. Yego. Muravyibuka kuba dutangiye Riyinga twakinguriwe na Surintendant Pasiteri wacu Rusingizwa. Yatwibukije ibyo kugaruka kwa Yesu, ibyo kugaruka kuri Yesu, yifashishije ibya wa mwana w'ikirara. Yego. Aratubwira ngo tugaruke kwa Data, harimo byinshi. Wakurikiye ni Pasiteri Muhire, nawe yatwibukije iby'amashimwe ko haracariho impamvu nyinshi zo gushima Imana. Dukangurira twese mu mwanya twaba turimo, mu bihe turimo, aho dutuye, aho Imana yemeye ko twaba muri iki gihe. Twese dukomoka Kongo, ariko siho turi. Ibihe byatugezeho turakwira ibihugu byose, amakontina yose tuyarimo. Ibyo ni ubushake bw'Imana yari bizi muri iki gihe, ariko kuba tubona mwanya nk'uyu ni ibintu byo gushimira Imana. Amen. Kugira ngo tuze twibukanya, tutazibagirwa, tutazarangara. Yego. Ariko tuze twibuka icyo turi cyo niyo twerekeje, nuko abiyerekeje iyo ngiyo bazabifata. Waherutse ni Bishop Gikundiro kuri Goma, batubwirije nawe iyi minsi 2, atubwira hejuru y'ibihe turimo, atubwira inkuru nziza. Inkuru nziza yabwiwe abungeri ni ibi bihe turimo za Noheli, kuko umuririmbyi yabivuze, nihasha. Nibwo yatwibukije inkuru nziza. Bamwe bayumvise baja gutura amaturo aho Yesu yavukiye i Betelehemu. Aba Herode bowe bayumvise, ni nako Emmanuel nawe yaturirimbiye bacura umugambi wo kwica Yesu. Yego. Wo kwica uwo mwana wavutse. Umuteguro w'Imana uratangaje. Ninje wari ugomba kugira icyo naganirira ubwoko bwayo mbere ya Gikundiro. Yego. Ariko nza kugira urugendo rutunguranye. Umunsi nari ngomba gufata ijambo bariho nkora urugendo, tuzumvikanamo n'umuyobozi wacu, tuzumvikanamo na pastori, kugira ngo afate iyi minsi noneho, kuko nzaba nageze iyo nje nzafata uyu munsi.
Yego. ariko aho mbishimira Imana nuko umwuka dukoresha twese n'umwe. Ijambo yatangiye niryo nanje bambwira ngo nzabwirize, niryo nari nateguje ko tuzibukanya ibihe turimo, tukabitekerezaho cyane, tukabitindaho. Yego. Agiye gufata ijambo rero numva nawe n'iby'Imana yamuhaye, ndavuga nti ni ubushake bw'Imana, ni nabyo bihe turimo, turusheho kubitekerezaho. Yego. Tutaraja kure rero, reka tugire ibice bya Bibiliya twifashisha. Reka dusome ibyanditswe byera. Dutangirire mu itangiriro nyine. Ibice ni 3, umurongo wa 15. Itangiriro ibice 3 n'umurongo wa 15. Yego. Haravuga ngo nzashira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruzaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Amen. 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 Dufate igice cya 2, tuje mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Yego. Ibice 4 no ku murongo w'18 tukageza ku 19. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 4 n'umurongo w'18 ukageza ku 19. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nje, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yego. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka w'umwami agiriyemo imbabazi. Amen. Amen. Turangirize mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto ba 2, ibice 4 umurongo wa 3 ukagera ku wa 4. Urwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto ba 2, ibice 4 n'umurongo wa 3 ukagera ku wa 4. Aravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka, Yego. ari bo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umuco n'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we nshusho y'Imana utabatambikira. Amen. 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 Ibyo bice 3 Imana yadushize ku mutima, Yego. kugira ngo tugire icyo twavuga muri iyi minsi turimo, twibuka kuvuka kwa Yesu. Yego. Tumurebere mu bihe Imana yashizeho, kuko Imana yari yaramuteguje kuva mbere. Yego. Nicyo cyatumye dutangirira hariya mu itangiriro nyine. Itangiriro buriya rivuga byinshi, rivuga kuremwa kw'isi, rikavuga kugwa k'umwana w'umuntu akora icyaha, Yego. rikavuga n'ibyakurikiyeho, rikavuga umuvumo wazanywe n'icyo cyaha. Yego. Ariko kandi itangiriro niryo ritubwiye hejuru yo gucungurwa. Muribuka
nta gishasha, aya nayo dusubiramo turayazi. Yego. Imana imaze kurema umuntu ikamushira muri iriya ngobyi ikamukikiza byose, ntaco yari yaramwimye. Yego. Ariko ico yamwimye gusa no kuzarya kuri ca giti cari hagati y'ingoshi, imbuto za ca giti. Hari n'ibiti bibiri, igiti c'imbuto z'ubugingo, ico yari yemerewe kukirya akabaho iteka. Ariko igiti cyo kumenya ikibi n'iciza, ico giti yari yarakibujijwe. Yego. Ibindi byose yari abifite. Ariko Satani anyuze mu nshusho y'inzoka araza aramwosha. Yego. Atangira kumubaza nimba koko Imana yaravuze ngo ntibakakirye. Imushiramwo kwibaza koko nimba ariko Imana yavuze n'impamvu yatumye bivuga. Yego. Iramwosha. Ayo ni amateka tuzi. Ariko kandi amaze kugwa, Imana ije kumureba iramubura aho bahoraga bahurira nayo. Iramubaza ngo esuriye. Yego. Yari yihishe, yahunze ubwiza bw'Imana. Hari icyo atagiraga mbere ataragwa mu caha, ntiyagiraga wa mutima nama, yagiraga conscience. Yego. Ariko amaze gucumura agira conscience, icaha kimucira urubanza, ahunga mu maso y'Imana, ntiyabasha kuhangara, arihisha. Yego. Imana igeze aho bahora bahurira iramubaza, naho yari ibizi ngo Adamu, Adamu uri hehe? Byagenze bite? Yego. Abantu batangira guterana kwivanamwo responsabilité. Adamu ati wa mugore wampaye yarikoze. Umugore ati nanje sinje ni yanzoka. Yego. Imana ifata imyanzuro rero. Hariya twasomye ihana itangira kuvuga imyanzuro yabafatiye ku bice 3 n'umurongo wa 15 niho twasomye ibwira inzoka ngo nzashira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Yego. No hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Uzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsi. Yego. Imana mu bushobozi bwayo, muri sovereignty yayo, iteguza ubuhanuzi bwo kubwira umwana w'umuntu ko uzakomoka muri ruriya rubyaro inzoka yari yoheje. Yego. Ari we uzakomeretsa umutwe w'iriya nzoka. Uwo nta wundi yavugaga ni Yesu uzaza mu bihe yari yaramuteguje. Yego. Kuvuka kwe. Ibihe birakomeza. Yego. Ibyagiye bikurikira, murabizi umwana w'umuntu yagiye anyura mu isi, ariko isi yarimwo ibyaha. Ugeze mu itangiriro hariya mu bice 16 usangamo kurimbuka. Isi irimbura amazi, yirimbuza amazi kubera ibyaha by'abantu byari byagwiriye, ukwiye Nowa n'abana be. Yego. Umuntu agendera muri ayo mateka. Wigiye imbere ugasangamo ubuntu bw'Imana butangira kugaragara igihe cya Aburahamu. Burakomeza. Aburahamu nawe ntiyari shasha kubera cacaha, naho yari afite isezerano kandi Imana yari yaramutoye, iramubwira ngo nzakugira ubwoko. Ategereza ririya sezerano atararigeraho,
na satani cyacaha nanone kiramukurikirana umubiri uramwosha unyuze muri Sara ngo reka bishakire urubyaro dore iminsi iragiye yego bakora ibinyuranyije n'ubushake bw'Imana aja ku mukozi we Hagari yego ariko Imana iramubwira batoya sibyo nari narakubwiye gutegereza isezerano ryanje nuko nzaguha umwana wose uwo mwana w'isezerano aho niho hakomotse ibisekuru by'abariya barabu niho havuye bariya bose bahaye iriya ntambara ntihari ikomoka amateka arakomeza rero rya sezerano Imana yabwiye yanzuka ihayihana birakomeza urubyaro rwa Aburahamu muzi uko rwagenze Imana iza guteguza abamosi kuvana ubwoko bwa Isiraheli mu bubata yego ibice bya Mose iramuteguza muramwibuka imyaka 40 ari mu nzu ya Farawo imyaka 40 ari mu butayu ahaye ateguzwa imyaka 40 ari mu murimo Imana imukoresha ibitangaza avana ubwoko bwa Isiraheli mu Giputa iramubwira ngo uzabujana mu gihugu n'abategurije arico Kana yego irabashorera hamwe n'ukuboko kwa Mose iramukoresha Mose yabonanaga n'Imana akagarukana ubwiza bw'Imana yipfutse mu maso ngo abantu batabureba yego ngo baje kwinjira Mose umurimo urarangiye Imana iramwihambira yonyine n'ubundi nta gituro ca Mose kizwi yego ihagurusa Yosuwa mu gihe ce yambukana ubwoko bw'Abisiraheli binjira mu gihugu ca Kanani baragifata birukana abami bose yego ariko Mose atarapfa nanone agaruka kuri rya sezerano Imana iramubwira ngo bwira ubu bwoko ko izabahagurukiriza umuntu nzabahagurukiriza umuntu mu bwoko bwayo yarangizaga Yesu tuhaye twizihiza uyu munsi muri ibi bihe turi yego Yosuwa amaze gukora mu gihe cye nawe ararangiza ubwoko buratura ariko rero ntibwakomeza amasezerano Imana yari yarababwiye ngo nimuteshuka nzabahana yego ntibyatinze kubera rwa rubori rw'icyaha cyari cyarakurikiranye abantu nanone amateka akomeza kugenda icyaha kirinjira bashaka abakobwa b'abanyamoko basengaga ibigirwamana banduza ubwoko bw'Imana yego ubwoko burandura Imana irarakara kandi yari yarababwiye ngo nzabateza ayandi moko niko byagenze ukurikiranye abahanuzi yagiye ihagurusa kwari ukubabwira ico kintu amateka arakomeza ageza ku bahanuzi bari abanyuma yego Imana mwibuke ca gihe ihagurusa Maraki hariho ibyaha byari byarakozwe bari baragarutse bava i Babuloni bari muri Yerusalemu yego nanone bakora ibyaha igihano cyo kubajana mu bubata i Babuloni basa n'abaratarambisha iryo somo barongera bakora ibindi byaha Imana ihagurutsa Maraki ngo nagenda avuga ibyaha by'abatambyi avuge n'ibyaha by'abantu bose Maraki arabivuga avuga ibyaha by'abantu bakoraga icyo gihe ariko ngo aje kugera mu by'abatambyi nanone ageze mu gice cya gatatu
Imana iramubwira ngo babwire ko nzohereza integuza yacu. Yego. Nzohereza integuza ije kubabwira, ije guteguza kuza kwa Yesu. Yego. Maraki amaze kuvuga ubwo butumwa, Bibiliya ivuga ngo Imana iraceceka. Imyaka irashira, imyaka 450 nta kivugwa, ryasezerano rihari. Ariko yanteguza Yohana yavugwaga muri biriya bice bitatu iza kuboneka. Yego. Maraki yari yaravuze mu bice bitatu ngo dore nzatuma integuza yanje izabanziriza intunganyiriza inzira. Yego. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishimane dore iraje, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Yongera kurangiza, ndetse Maraki abona n'igihe azagaruka aje kwima, icyo gihe ntazaba akiri ku ntebe y'imbabazi. Mu bice biravuga ngo ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, ngo kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka, ngo kuko ngo ameze nk'umuriro w'umucuzi, ngo n'isabune y'abameshi. Uko niko Maraki yamurangije igihe azagaruka kwima. Ariko bwa buhanuzi nanone ko azohereza intumwa bwari buhari, izaza kumuteguriza inzira. Yesaya nawe yari yarabivuze. Yesaya yari yaravuze hejuru yo kuza kwa Yesu. Usomye mu bice 7 by'ubuhanuzi bwa Yesaya, umurongo w'14 hazatubwira ngo nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso, ngo dore umwami azasama inda, azazara umwana w'umuhungu, amwita izina ngo ni Emmanuel. Amen. Wigira hepfo kandi muri ubwo buhanuzi ibice 9 murongo wa mbere, bivuga ngo ni ibihanura umwami uzavuka ari n'umukiza n'umwana. Yego. Igice cya mbere cy'icyo gice c'9 haravuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umuco mwinshi. Amen. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umuco. Amen. Ku murongo wa 5 yamavuga ngo nuko umwana yatuvukiye. Yamuvugaga nk'uvutse icyo gihe, kandi ubu buhanuzi bwa Yesaya imyaka 700 yarashize butaruzi. Aravuga ngo nuko umwana yatuvukiwe, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba kubituguje. Amen. Azitwa igitangaza, umujyanama, Yego. Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho. Amen. Umwami w'amahoro. Amen. Haleluya. Amen. Ngo agere ku murongo wa 6 yamavuga ngo gutegeka kwe n'amahoro ngo bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe. Amen. Amen. Ngo bitagira iherezo, kugira ngo bigukomeze. Yego. bibushigikije guca imanza zitabera no gukiranuka. Yego. Uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amena. Amen. Amen. Ubwo n'ubuhanuzi bwa Yesaya bwabaye imyaka 700 mbere. Yesu rero aza mu gihe cye. Yego. Aravuka nk'uko babitubwiye muri iyi minsi ishize. Abari ku butegetsi bwa Herode Yego. ntibabimenye. Herode yari afite abanditsi, yari umwami, ariko ntacyo bigeze bamenya. Ariko ababimenye ni abakene, abungeri. Abungeri nibo babonye, niko batwabwiwe muri iyi minsi 2, bakiriye ya nkuru nziza y'abamarayika.
Yego. kuko uyu munsi yatuvukiye. Baragenda baja kumureba i Betelehemu. Yego. Indirimbo y'urufaya irumvikana ivuga ngo icubahiro ni kibe mu ijuru, amahoro nabe mu isi. Amen. Abandi nabo bayibonye na Pasiteri Gikundiro yabakozeho nibarya abanyabwenge bavuye iburasirazuba mu gihugu ca Irake none. Yego. Baraza bayobowe n'inyenyeri. Inyenyeri irabereka barayikurikira. Ejo yaratwibukije ngo bageze kwa Herode inyenyeri irabanza irabura bakomanga aho batari bapfiriye gukomanga. Yego. Ariko yongera kubabonekera irabashoreye bageze i Yerusalemu, bageze i Betelehemu baramuturira, baturira umwana wavutse. Amen. Aravuka, arakura nk'abandi bana bose, naho Herode yamuhize ntiyari kunyuranya umugambi w'Imana ntizari gushoboka. Yego. Turabizi ayo mateka. Yosefu abwirwa mu nzozi, Imana iramubwira ngo nahagurukane uwo mwana muhungishe. Arahunga aja mu Giputa ahungirayo kugeza igihe Imana izategekera ko agaruka. Amen. Aragaruka rero abamuhigaga batakiriho, atangira gukora. Yego. Atangira gukora ariko abanza kuja mu ishuri, aja mu butayu, aja gusenga. Aja gusenga guhabwa imbaraga kugira ngo Imana imushoboze umwanya wiwugeze. Agarutse rero avuyeyo agaruka yambaye imbaraga. Nico cagiye yahuye na Satani amugerageza, ariko akamunesheje ibyanditswe, akamubwira ngo biranditswe ngo ntukaramye wundi, uramye Imana yonyine. Biranditswe ngo ntituzatungwa n'umukate. Yego. Nyuma y'ibyo rero ngo asubiraho yari yaravukiye, i Nazareti, aho bari bamuzi nk'umwana w'umubaji. Yego. Ariko kubera za mbaraga yari yaravanye muri rya shuri ry'amasengesho yari yaragiyemo, biravuga ngo inkuru ye yamamara mu bihugu bihereranye naho. Yego. Ageze rero ageze i Nazareti aho yari yaravukiye ngo yinjira mu isinagogi. Ni hariya twasomye mu gice cya 2 ngo asaba ngo ko bamusingiriza umuzingo w'igitabo. Awusingiriye rero avuga misiyo yiwe. Misiyo ya Yesu yarayivugiye wenyine. Avuga impamvu nka 5 nizo twasomye hariya zanditse muri Luka ibice 4 umurongo w'18 ukageza ku wa 19. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nje. Wa mwuka Imana yari yaramwambitse, nico cyatumye ngo ansigira kugira ngo icyambere ngo mbwiriza abakene ubutumwa bwiza. Yego. Abantu bari barindagiye, abantu bari babuze ubutumwa bwiza. Iyo niyo misi ya mbere yamuzanye kwaro kubabwiriza ubutumwa bwiza, ubutumwa bubohora, ubutumwa buvana abantu mu byaha. Amen. Misiyo ya 2 ngo yantumye ngo kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Abantu bari bahambiriye, abantu baramyega ibigirwamana, abantu ntibari basobanukiwe. Je kubabohora mbamenyeshe ko imbohe zirabohorwa. Icya 3 impumyi ko zihumuka. Yego. Iki kintu turaza kukigarukaho ukuntu Yesu yaje guhumura abantu. Turaza kwibaza mu kandi kanya. Ina hadiya twasomye Paulo yanditse mu rwandiko rw'Abikorinto ba 2. Ubuhumyi, impumyi ko zihumuka. Yesu yaje kubahumura abantu. Yego. Muranibuka na cyagihe yahuraga na Sauli waje guhinduka Paulo. Yarahumye, yibwiraga ko gukorera abayuda agenda yica abakristo niryo dini nyakuri. Yego. Ariko umunsi agirirwa ubuntu agahura n'Imana wa munsi abonye ukuboko kwayo, akumva n'ijwi. Yego.
arahuma. Imana yohereza Ananiya ati genda mu mufata ukuboko mu mujane, uriya naramwitegurije aracampamya mu mahanga, naho mwari mugutinye. Yarahumye ariko ngiye kumuhumura. Genda uje kumuhumura. Yego. Umwijima wari ku isi. Icya kane Yesu yaje gukora ngo ni ukubohora ibisenzegeri. Abari barakandagijwe yaje kubabohora. Yego. Icya gatanu ngo ni ukumenyesha abantu iby'umwaka w'umwami agiriyemo imbabazi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Yesu yaje kwamamaza umwaka utandukanye n'iyindi myaka. Muzi ko kuza kwa Yesu kwagabanyije amateka y'isi. Yego. Ubu ngubu bivugwa byose ni icyabaye imbere ya Yesu, ni icyabaye nyuma ya Yesu. Yego. Amateka y'isi yose uko niko ateye. Icyo ugiye kuvuga cyose iyo niyo referanse, naho duhagararira. Ese byabaye mbere ya Yesu, ese byabaye nyuma ya Yesu. Yesu yaje kuvuga, kumenyesha abantu umwaka w'umwami agiriyemo abantu imbabazi. Amen. Ibya kera byose bya bindi ya mategeko Imana yari yarahaye Mose kuri wa musozi Sinayi, ikamubwira n'abaza kuri Yesu uko bazoza bezwa, no gutamba ibitambo, no guhonga. Kandi n'umutambyi nawe akabanza guhongera ubuzima bwe mbere yuko yinjira hera. Ariko Yesu yaraje kugira ngo ibyo byose byari ishusho byarangizaga iki? Kuza kwa Yesu uriya mwaka w'umwami atugiriyemo imbabazi, akavanaho izo formalite byose, ibyo byose abikuyeho, ibyo gutanga ibitambo kugira ngo twegere Imana bivaho. Yahuzu yari igabanyije ahera n'ahera iratanyuka umwaka w'umwami kuko wari ugeze. Amen. Imana idukingurira umuryango. Ubu twese turi umuntu wese n'ikigendere Yesu yaravuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Amen. Kubera wa munsi aza yabaye inzira, umwenda uratanyuka, turinjira twese. Ubu umuntu ni huru, nta gitambo. Amaraso ya Yesu yonyine yararangije, yaciye urubanza. Yego. Yesu yaraje bavandimwe, aravuga ngo imisiyo yamuzanye ya gatanu ni ukuza kwamamaza uyu mwaka w'umwami agiriyemo abantu imbabazi. Yego. Yesu arakora mu gihe cye, ashinga itorero ry'umwuka. Yego. Ritari rya rindi rya mbere, rya rindi Salomo yari yarubatse. Yesu yari yaravuze ngo nzaza muri iryo sengero nyiberemo. Yego. Ariko twibuke ko kubera ibyaha byakozwe Yesu yavuye muri rwa rusengero. Amen. Mwibuke hariya mu buhanuzi bwa Ezekiya, ibice 10 bisomye ku bice 11 usanga ukundi ngo kubera ibyaha byari byarakorewe hariya i Yerusalemu. Yego. Icyubahiro cy'Imana cyarasohotse kiva muri rwa rusengero. Kiragenda. Yego. Icyubahiro kirasohoka mu rusengero. Basigaye bubaka urusengero, ariko icyubahiro cy'Imana cyaravuye muri urwo rusengero. Yego. Inzu isigara iri gutyo. Ndetse yaje gusenywa na Nebukadineza umwami wa Babuloni. Iyo nzira se kubera ibyaha byari byarakoze, icyubahiro cy'Imana kigivamo. Abantu bamaze kuva mu gihe bari barajanywe ari bagarutse, kandi hariya abasigaye b'Ubuyuda bagarutse mu gihugu basubiye kubaka rwa rusengero. Muribuka igihe Kuro, umwami Kuro afashe itegeko akababwira ngo nibagenda hangura ba Nehemiya, agahangura ba Ezira ngo nibagende baje kubaka urusengero. Yego. Baraza bararwubaka.
ariko imana ntiyari rurimo. Yego. Nicyo cyatumye rwa rusengero rwongerwa gusahurwa, rurasubira rurasenywa. Yego. Inshuro ya gatatu rwa rusengero rwasubiye kubakwa kandi igihe cy'umwami Herode rurubakwa. Iki gihe Yesu yari ashaka kuza, ariko urwo rusengero nirwo rwari ruhari igihe Imana ihamagaye ya nteguza yayo Yohana w'umubatizaje. Nirwo rwa rusengero rwari ruhari icyo gihe. Yego. Mwibuke ko Yesu nawe wenyine arugezemo, ni rwa rundi yinjiyemo asanga ngo bararugize iguriro, asanga barayiguze inzu y'abavunjayi. Yego. Yohana yaranditse hariya mu butumwa bwiza ku bice 2:14 aravuga ngo ageze mu rusengero ngo asangamo abahatundira inka n'intama n'inuma, ngo n'abandi bicaye bavunja ifeza. Yego. Ku murongo w'15 w'ibyo bice 2 aravuga ngo abohekanye imigozi ayigira nk'ikiboko, ngo bose ngo abirukana n'intama n'inka mu rusengero, amena ifeza ngo zabaguraga n'inuma. Aravuga ati inzu yanje mwayihinduye inzira y'iguriro, mwayize inzu y'abavunjayi. Inzu yanje ni inzu yo kuramya Uwiteka. Yego. Umujinya uramugurumana, afata inkoni azinga wa mugozi arabirukana, kuko inzu bari barayihinduye ikitari gikwiriye kubacu. Yego. Bavandimwe, nagize ngo nicyo cyatumye mvuga ngo duhagarare aha hantu dusoma turebe itorero rya Kristo. Yego. Yesu amaze kuryinjira wa munsi akirukana bariya, ariko se itorero rya Kristo ubu ngubu ntitutegereje kuvuka kwa Yesu ko turizihiza kuvuka kwe, ariko dutegereje kugaruka kwe. Yego. Nimba dutegereje kugaruka kwa Yesu, ese ndi tumeze nk'abariya uko Yesu yabasanze igihaje muri ruriya rusengero twifashe gute? Ubu ngubu hari ibintu byinshi, abantu barahumye. Nicyo cyatumye mvuga ngo turaza gutinda, turaza kugaruka kuri ziriya nshingano za Yesu yavuze za gatatu zivuga ngo yantumye ngo guhumura n'impumyi ko zihumuka, kumenyesha impumyi ko zihumuka. Yego. Yesu yaje kubwira impumyi ngo zihumuke, ariko abantu barasa n'abahumye muri iki gihe turimo, kandi dutegereje ko Yesu agaruka. Yego. Ni ukuri Yesu yatumye intumwa, Yesu yatumye integuza. Igihe atumye Yohana w'umubatiza kuza kumuteguriza. Yego. Iwe yaravugaga ngo mwihane, Yohana yaravugaga ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yego. Yesaya nawe yaramuvuzeho aravuga ngo nijwi ry'uhangurira mu butayu ati nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorora inzira ze. Amen. Yohana uwo wari waraje guteguza kuza kwa Yesu, Bibiliya itubwira ngo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, ngo abukenyeje umushami, ngo kandi ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Ubu ngubu Imana yatwoherereje abamuteguza. Yohana uyu yateguzaga kuvuka kwa Yesu, kandi yaravugaga ati uwo nguwo uzaza nyuma yanjye njyewe sinkwiriye no gukwetura inkweto ze. Njyewe ndababatiza mu mazi, ariko we azababatiza mu mwuka, kandi azababatiza no mu muriro. Amen. Yesu amaze kuza arema umutwe w'intumwa, bakora mu gihe cye, abohereza umwuka wera. Amaze kurangiza abohereza imbaraga z'umwuka wera zirabakoresha. Yego. Bakora mu gihe cyabo, bahara amagara yabo.
ariko Yohana wari waramuteguje umunsi amurangiza amubonye yamavuga ngo nguriya umwana w'intama uvanaho ibyaha by'abantu. Amen. niyo ndamukanya amubonye abonye Yesu gusa aravuga ngo nguriya umwana w'intama uvanaho ibyaha by'abantu. Yego. Yesu amaze kuza arakora mu gihe cye, yashakaga kwiremera irindi torero rya rindi ryo yarisohotse atazongera no kuryinjira. Wa munsi mwibuke ubwo barimwerekaga batari urabona runo urusengero ukuntu rwubatse ngo hagati y'amabuye yari aryubatse bazaga bashiraho intoro. Yesu ngo bakaritangarira arababwira ngo nta buye rizasigara rigeretse kuri indi. Amen. Amen. Nta buye rizasigara rigeretse kuri indi. Rya sengero ryarasenyuwe bashakisha za ntoro bazaga bavanaho ibuye bakazivanaho. Ibuye barivanaho ryose rirashira. Ariko Yesu ashimwe kuko yongeye kwiyubakira irindi torero. N'itorero ry'umwuka. Iri n'itorero riyoborwa n'umwuka. Iri niryo rihari ku munsi wa none. Yego. Ariko turirebe rero uko ryifashe. Ese iri torero riri tayari kumwakira ubwo azavuza impanda. Pawulo yatwibukije hariya twasomye mu bice mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto ibice 3 uriya murongo twasomye. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriye ngo butwikiriwe abarimbuka aribo batizera. Ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umuco w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ariwe shusho y'Imana utabatambikira. Amen. Bavandimwe, ibihe turimo iyo mubireba aho umuntu wese atuye, Satani ntakitihisha ubu yarasohotse. Ariko arahumisha abantu bakarangara mu tuntu bakibagirwa ko Yesu yaje kwamamaza umwaka kubwira impumyi ko zihumuka. Abantu barasa n'abahumye barangaye mu tuntu n'utundi, ariko ntibibuke ko dufite isezerano Yesu ari hafi kuza. Yego. Biriya torero abantu Yesu wenyine yubatse kandi yaravuze ngo nzaryubaka ku mfatiro ku buryo imbaraga zikuzimu zitazarnyeganyeza. Iryo ni itorero ry'umwuka, si rya rindi kandi ry'amabuye, si rya rindi amabuye afatishijwe n'intoro, ni ibuye ry'umwuka. Amen. Ariko abantu muri iki gihe tugezemo barasa n'abarangaye. Yego. Tibahaye bitegura ngo itorero ry'Imana riteguzwe kuko bikwiye. Yego. Ndafata ingero ntoya gusa ejo mu myaka ishize abatuyobora twebwe bari muri Kongo muri riya shirahamwe rya SS ariryo ikanisa ry'Abakristo muri Kongo rigira umuyobozi waryo muri Kongo hose, ngo bazaga baja mu manama hamwe n'aba musenyeri n'abapape, ngo ba musenyeri b'abaturika bakiyegerezwa mbere yabo kuko bafite amatitre ya ba musenyeri. Ngo bagaruke bati nono ati se baza babiyegereza mbere twebwe bakatwegereza nyuma kuko tudafite ari amatitre, natwe twihereza ayo matitre. Yego. Abakristo ntibagiraga amatitre y'abamusenyeri. Baraza bagarutse igihe cy'aba Marini ayobora itorero rya Kristo muri Kongo bashibiyita ngo ni ba musenyeri. Yego. Abantu ubu barasa n'abahugiye mu matitre, ushaka amatitre. Kandi Yesu yaratweretse urugero aja kuja mu ijuru wa munsi mwibuke rya juru yafashe ibeseni ry'amazi yoza ibirenge by'intumwa. Arababwira ngo nuru ni rwo rugero ndiko ndabona mu mitima yanyu irikira kubana ngo ninde uzansimbura, ninde uzahagarara mu mwanya, ninde uzayobora abandi. Irikira kubana muriho murashaka amatitre, ariko dore amatitre niba ushaka kugira ngo ufate umwanya wa mbere nuguca bugufi ukoza ibirenge by'uwanyu. Amen. Urwo ni rwo rugero Yesu. Ariko reba itorero rihagaze ubu ngubu abantu ni amatitre duhaye twirukankira. Yego. Abandi bakayagira gutyo bari mu byaha bahaye bakora ibyaha. Biratangaje. Narutse kumva ubutumwa ejo bundi abantu bacu bahunze bari mu nkambi muri Uganda ngo abapasitori nibo bari mu gutera inda.
ngo hari umupasiteri uherutse gutera inda ngo hanyuma atenga wa muntu yayihaye. Yego. wumve uwo ngo umuntu abantu bahumye biyita ngo bariko barayobora itorero. Uwa kabiri ngo hahagarikiye umugore ngo avuga amakosa ngo avuga ibyaha ngo by'abapasitori. Ubundi ngo yamacamuka ngo navana abapasitori mu kanwa ngo areke kuguma kubavuga. Atese ndabareka kubavuga tiwibuka ko nyanaka afite inda kandi yayihawe n'umupasitori. Ibyo nibyo abantu wumve abo bakita ngo n'abapasitori. Ese abo ngabo kugira ngo abo ntibahumye muri iki gihe tugezemo. Umuntu yaza agatekereza ngo bariya abantu bacu bahunze iriya nkoni bahuye nayo, hari amashuri bavanyemwo bariko baritwara bibaza uko bagomba gutunganya inzira zabo, ariko umva ivyo barimo. Umva ivyo barimo bavandimwe, itorero ritegereje kugaruka kwa Yesu. Umva ivyo turimo. Yego. Bambwiye izindi nkuru zibabaje. Umugore guherutse kubyara inda ngiyo y'indaro ngo abyarirwa n'umusomali, ngo amare ngo waba aramubwira ati uyu mwana uzamuserutsa he, ati umuti ni ukumwica mu nkambi, wa mwana baramwica. Umva ivyo abantu barimo. Itorero ese iryo torero ritegereje kugaruka kwa Yesu. Abantu ntibakiri muri bwa buhumyi. Abantu bari mu buhumyi kandi dutegereje kugaruka kwa Yesu. Yesu ari hafi kuza, ariko umva ivyo abantu barimo. Abantu bariko barishakira izina, abantu bariko barikubita ku mutima, bariko barashaka ibyubahiro. Abandi bariko barakorera ibyaha bakabikorera mu itorero bitwaje amazina. Yego. Imana itubabarire, Imana ituvane muri ubwo buhumyi. Yesu yaje kuvana ubuhumyi ku maso ngo abantu bahumuke. Ariko abiyita ngo bariko bararagira iryo torero baritwaye bate? Yego. Yesu yiremeye itorero, yaravuze ngo azaryubaka. Iryo ngiryo rirubatse. Bakristo turi aha ngaha kuri uyu murongo dukangurane kugira ngo tube maso, ubuhumyi buve ku maso. Amen. Ntibishoboka ngo dukorere abami babiri. Ntiwagira ikirenge kimwe kwa Satani mu kindi uri kuribesha wenyine, ngo uri kurakorera Yesu. Uri kurakorera ibyaha mu itorero ukagira ngo nimba abantu batakuzi Imana ntikuzi. Imana itubabarire, Imana itugarure, Imana ivane ubuhumyi ku maso y'abantu. Yego kabisa. Ubuhumyi burahari, ubuhumyi buriko burinjira no mu ngoma bugacurika amategeko. Ngo burika amategeko ngo nashireho ngo yemerwe ko abantu bazoza bavana mu inda, ngo inda yaje mu gihano kutayishaka, ngo ufite uburenganzira bwo kuyivanamo. Ukicikiremwa muntu Imana yashize mu nda. Yego. Ubwo ni ubuhumyi buri mu bantu, ubuhumyi buri mu mategeko, ubuhumyi buri mu ngoma, buri mu bategetsi. Abenshi barahumye. Ubu ngubu bariko ubutegetsi bwinshi buriko burinjizamo ibintu binyuranye n'ubushake bw'Imana. Yego. Mu minsi itari mike amadarapo ariko arazamurwa hirya no hino mu bihugu ngo bemera ubutinganyi ko buba mu gihugu. N'amakanisa akabyemera, inama y'kanisa igaterana ikavuga ngo bemeye ko ngo abantu b'abatinganyi bashobora gusengerwa mu ikanisa. Abantu bahuje ibitsina ngo bashobora gukora ubukwe. Ibyo bigashoboka. Ubwo ni ubuhumyi buri mu bantu. Umva mu bihe tugezemo ni ibihe by'ubuhumyi, ariko Yesu atugirire neza abakristo bavandimwe bari duhuriye kuri uyu murongo wacu. Ubwo duhaye twizihiza kuvuka kwa Yesu. Yesu yaraje yaravutse imyaka 2000, tugeze mu 2024. Yesu yaravutse. Amen. Yesu yakoze mu mwanya we. Amen. Arangiza igihe cye. Amen. Aravuga ngo ndarangije. Yego. Ndarangije igihe canje mu maboko ya Data. Byose birarangiye, niko yavuze wa munsi ku musaraba. Aravuga ngo mu maboko ya Data. Ijambo rya 7 rirangiza ya 7 yavuze. Mu maboko ya Data niho nshize ubugingo bwanje. Amen. Ararangiza
aje kuzimu akora imirimo ariko Imana iramuzura ntiyamuhejeje mu gituro arazuka ku munsi wa gatatu yego iramwubahiriza imwicaza iburyo bwa data ubu niho yicaye ariko arasengera rya torero yaremye itorero ry'umwuka itorero riri mu mwuka iryo niryo duhagazemo ku munsi wa none amen reka mbakangurire bavandimwe nk'ubu buhumyi rero buhaye buhumisha benshi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe ninde kandi uzahagarara ubwo azaboneka yego ngo kuko ngo ameze nk'umuriro umucuzi ngo n'isabune y'abameshi amen mureke rero duhagarare dushikamye umuntu wese yisuzume nimba ubu buhumyi butaratugezeho yego nimba ubu buhumyi butaraduhungabanyije butarahungabanyije umusimamo wacu duhagaze gutaho turi muvandimwe uraha abasigaye mu gihugu bavandimwe turi kumwe muri Kongo abagiye mu bihugu duhanye imbibi abagiye mu mahanga ya kure mu Buraya abahaye badutegera muri Australia nabumvise abari muri Amerika no muri Canada twibaze ngo Yesu yaraje aravuka akora mu gihe cye asiga intumwa zirakora mu gihe cyacu zacu zirarangiza abenshi bahagaze amagara yabo niko n'umwanditsi w'igitabo cya Yohana yavuze ngo n'isi yari ikwiriye ko bayibamo yego ubu ngubu rero dutegereje kugaruka kwa Yesu ariko itorero riko riragenda ririndagira mureke dukanguke bavandimwe rya torero ry'umwuka Yesu yaje kubaka duhagarare dushikamye tube ku mavi insinzi yacu iri ku mavi dusabire bene wacu nimba ari na ngombwa tubagereho abo ngabo bahaye bakora ibyo ngibyo tubabwiriza ubutumwa bwiza tubahumura amaso iby'Imana bama barizabwira ngo sinigeze mbamenya ngo benshi bavuga ngo amatorero